nongeye kubasuza rero inshuti bakunzi mu dukurikiye ni Isumba TV reka mbifuza kugubwa neza aho muri mu mpande enye z'igihugu aburasirazuba iburengerazuba ndetse n'amajyaruguru y'u Rwanda amajyepfo mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi mbifuza no kugubwa neza aho muri gahunda zanyu zitandukanye. Uyu munsi rero dufite inkuru noneho navuga ko ni inkuru itangaje cyangwa se inkuru idasanzwe. Gamariel Mbonimana umudepite tuherutse kuvugwaho na Perezida Paul Kagame ko yafashwe atwaye imodoka kandi yasinze amaje gushyikiriza inteko nshingamategeko ibaruwa ye y'ubwegure kuwa gatanu tariki ya 11 z'uku kwezi nibwo Depite Mbonimana yafashwe atwaye imodoka yasinze. Bukiye bwaho rero Perezida Paul Kagame yatangarije iri huriro abari bitabira ihuriro rya Unity Club Intwarumuri ko uyu mudepite yafashwe inshuro nyinshi yasinze ariko kubera ubudahangarwa ahabwa n'amategeko akaba atarigeze akurikiranwa. Mbere yo kumva rero amajwi ya Depite Mbonimana wo mu ishyaka rya PL ni icyo avuga ku byatangajwe n'umukuru w'igihugu ndetse no kuba yeguye kubera kuvugwaho imyitwarire y'ubusinzi. Reka tubanze dukurikire Perezida Paul Kagame uko yabigarutseho. Ejo nsoma reports za buri munsi zose za polisi za hano mu mujyi n'ahandi. Hari report naraye nsomye ariko abapolisi nabo nari bamereye nabi. Bakoze report y'umuntu bafashe ni member wa parliament yacu bafashe yanyoye bampimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye. Hanyuma baza no gusanga muri record zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro 5 ubu bwari bwa gatandatu. Ibingi babona imodoka mu nzira igende kubita hirya kubita hino amahirwe agerangira ngo ntabwo ari ica umuntu ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi. So hanyuma ikibazo nagize abapolisi bwo muri izo report barabitanga gusa kanaka baramuvuga amazina sinirwa musubiramo ubwo muzabimenya ngo bavuga ko bamufashe bamupimo birenze bihejuru y'ibisanzwe banza atari yazinyoye gusa yari yaguyemo. Hanyuma baravuga ngo ariko ngo members ba parliament ngo bafite immunity ngo ubwo bamurese aragendaga. Mbibonye mpamagara chief wa police ari hano mbese muba mutumira murabatumira ndamutelefone we chief wa police umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5 6 umunsi se yishe umuntu nabwo ni immunity ubu azica umuntu azagonga umuntu amwice bibe immunity. Namwe mugomba kuba hari ukuntu mwakoze interpretation ya immunity nabi. Chief of Justice Minister of Justice immunity bivuze iki? Nta budahangarwa niyo wasinze ntuhangarwa niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa urahangarwa nawe dufashe numve kuko from a logical point of view niho nabarije ikibazo nabaje bafite ubudahangarwa okay bivuze iki bivahe bigarukira he? So tusobanurire immunity bivuze iki kuko hari ibyo nagerageje kumubwira ndagira ngo numve ko
ari byo namubwiye nticyambere nge ndi umupolisi nkoresheje amategeko ariko nkakoresha na logic niba afite ubudahangarwa icyo bivuze ntabwo mufata ngo mushyire muri prison muri icyo gihe ariko nticyambere niba bibaye inshuro 5 6 nabanza nkamwambura license right ndakubwira ibyo ntabwo ndi umunyamategeko njye nakoresheje some sense some logic rwose nkamuvanaho ko ndabanza mbwire abayoboye parliament mbwire ngo uyu muntu rekodi ye iraza gutera ibibazo iraza kwica abantu icya kabiri muri traffic regulations nakuvanaho license ntarebye uriwe kuko you are not fit to drive right icya gatatu nabwira parliament nabwira mwipronouncing kuri uyu muntu n'ibyo akora ntabwo twakwemera ko yaba a danger to society kuri ubu buryo so nasanze rero byose ntacyo bakoze bo baretse aragenda ndababwira sasa mwebwe nimwe muri bujye mu mwanya we nimutareba neza tubwire ubudahangarwa nk'ubwo babu exercising bate Your Excellency sinzi icyo nakongeraho ko wabisobanuye nk'uko amategeko niyo interpretation nongeyeho fine umuca fine penalty ubanza hari amafaranga afite na immunity y'amafaranga kutishyura oya so nagira ngo ramenye aho ubwo budahangarwa buhera naho bugarukira yes iyo umuciye fine akabyanga ubwo bigomba kujya muri court ubwo ngubwo akajya kubiburanira ubwo ngubwo nicyo biba bisobanuye by the way hari ni byinshi byaraye bibaye nuko nyine amategeko aradufasha tukitonda babanje kumubaza n'uwo ari we yanga kubabwira abaye intambara yanga kubabwira mbaza polisi none se icyo gihe nta immunity afite kuko ntabwo ndamenya uwo ari we icyo gihe nakuzirika rwose nkagushyira hanyuma wamara kugeramo wamara gusinduka ukibwira ko ugomba kumbwira uwo uri we amusore sa urumva so enforcement nayo irimo confusion niba utambwiye uri we ndagupfa agasoni k'ikizi actually niyo naba nkuzi ariko wanze kunyibwira I would pretend ko ntakuzi nkabanza nkageraho nkugeze ukabanza ukumva cyangwa zikabanza zikagushiramo so ubwo in my policing world yagenda gute Your Excellency wabisobanuye ubanza ugakiza iyo danger y'umuntu wanyoye akarenza urugero ko ntabwo wamwemera ko akomeza kubera ngo afite ubudahangarwa ukanamubwira politely akava mu modoka kugira ngo adakomeza ataza guteza ibindi bibazo nk'ibyo mwavuze byo kwica abantu hanyuma biba byarabaye kenshi byaye byose hari process yo kumuvanaho ubwo budahangarwa ukayikurikiza iyo parliament byanze ubwo nayo bifite ibibazo niyo umuntu amaze gufatwa gatanu bakaba bumva batamuvanaho ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe mu nkiko so uko wari wabikemuye niko amategeko abikora yes police chief ngo namubwiye ubwo ikibazo kindi rero ni iki cyanyu ubwo polisi yananiwe gukora ibyo yagiye gukora ubwo bagiye gukora ibyo nababwiye
by the way niyo byaba atari byo nakoresheje gusa baragenda bakora ibyo byaba bibiri byo byaba bitari byo barane bati ni president wadutumye kandi bakwiye kuba bakora akazi kabo bakwiye kuba banakumva bazi icyo bakora icyo byaje kurangira rero uyu mudepite yeguye amakuru aravuga ko ibaruwa y'ubwegure bw'uyu mudepite yanditswe ku wa gatanu ariko yashyikirijwe inteko nshinga amategeko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Depite Mbonimana rero Gamariel akaba amaje kubwira ikinyamakuru Umuseke ko nta kintu aratangira kuvuga kuri aya makuru y'ubusinzi akekwaho ariko yemeza ko yamaje kwegura kuri uwo mwanya. Mu kiganiro kigufi yajyanye n'umunyamakuru Umuseke yagize ati Hello. Namutse neza. Ego nitwa Raymond umunyamakuru ku Museke. Yego. Na makuru twari twumvise yuko waba weguye ku mwanya w'ubudepite nibyo? Yego nibyo. Yego ku mwanya w'ubudepite mpamvu zanjye bwite. Ku mpamvu zawe bwite? Nta mpamvu igaragara wenda mwagaragaza wenda hari amakuru yavuga ko wavuzweho imyitwarire itari myiza akaba ariyo mpamvu wenda ayo makuru nta kintu zatangira kuyavugaho. Yego. Ibiba ngombwa nayo nzayavugaho ariko ubu ngubu ibyo mvugaho ni Shehe Musa Fazili Harerimana yavuze ko uyu mudepite yeguye. Ati hari ibaruwa twakiriye y'umudepite wegura ku budepite ku mpamvu ze bwite niko ibaruwa yanditse ni Mbonimana Gamariel. Ibaruwa rero twayibonye uyu munsi ku wa mbere. Itegeko rigenga imikorere y'umutwe w'abadepite riteganya ko umudepite ahabwa ikarita y'ubudahangarwa yereka inzego zitandukanye igihe bibaye ngombwa. Mu itegeko hateganywa ko uyu mutwe ugira komite ishinzwe imikorere y'umutwe w'abadepite, imyitwarire, imyifatire n'ubudahangarwa bw'abadepite. Iyi komite yiga ibijyanye n'imyitwarire ndetse n'imyifatire n'imikorere y'abadepite ibisabwe na perezida w'umutwe w'abadepite mu nyandiko. Depite Barthelemy Karimijabo ukuriye komisiyo ishinzwe imikorere y'abadepite, imyifatire n'ubudahangarwa mu nteko ishinga amategeko avuga ko ikibazo cy'umudepite batari bakakizeho kuko ubusanzwe ibyo bigaho babimenyeshwa n'inteko rusange ishinga amategeko. Mu nshingano z'iyi komite harimo gukurikirana no kugira inama abadepite ku byerekeye imyitwarire n'imyifatire yabo haba mu ngoro nshinga amategeko cyangwa se hanze yayo. Harimo kandi kwiga ibibazo byerekeranye no kwiga ku myitwarire y'abadepite n'imyifatire, kureba no gukurikirana ko ubudahangarwa bw'abadepite ko bwubahirizwa ndetse n'ububasha bwo kubaza uwo ari we wese ushobora kuyiha amakuru ku kibazo yiga hubahirizwa amategeko. Biro ya komite ishobora gutumira umudepite ikamugira inama mu magambo ku byo yakwikosoraho birebana n'imyitwarire cyangwa se imyifatire. Iyi ni komite ikomeye mu nteko nshinga amategeko kuko ibisabye bikemezwa na 3/5 by'abagize umutwe w'abadepite. Inteko rusange ishobora kwemeza ko umudepite ugaragaweho rimwe cyangwa se menshi mu makosa akurwa ku mirimo ye y'ubudepite. Muri ibyo biteganwa harimo nko kwinjira mu ngoro nshinga amategeko yasinze, kwinjiza ibisindisha mu cyumba cy'inama, kwiyandarika no kwitesha agaciro cyangwa se no gatesha urwego arimo, cyangwa se indi myitwarire n'imyifatire binyuranyije n'amategeko agenga imyitwarire n'imyifatire y'abayobozi. Depite Gamariel Mbonimana yavutse tariki ya 15 z'ukwa 10 1980. Afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'imicungire y'uburezi. Abarizwa mu ishyaka rya PR. Yabaye umudepite mu kwa 9 kwa 2018. Mbere yaho yabaye umwarimu mukuru n'umushakashatsi muri kaminuza ya Kigali. Hagati ya 2015 na 2018 Mbonimana Gamariel yabaye umwarimu mukuru n'umushakashatsi mu ishami ry'uburezi muri kaminuza ya Mount Kenya. Yigeze no kuba umukuru w'ishami ry'uburezi muri kaminuza ya Mahatma Gandhi mu Rwanda. Reka mbashimire rumwe twakomeje kubona muri kino kiganiro, reka kandi mbifuza kugubwa neza aho muri hirya no hino mpande enye z'igihugu zitandukanye. Ibiganiro byacu rero nakagaruka kandi mbibutse ko mwajya mubisharinga ku bandi ndetse tukarushaho gushyigikirana cyangwa se mukarushaho kudushyikira